bimwe bajya bavuga ngo ni ibipucuri wisiga glycerine n'amamesa n'ubuto abantu bakabona ngo niwe gakobwa keza sha abantu bakihuta baza kukurambagiza. Ndashima Imana ko icyo gihe Imana igikiturenza ukagenda ukiturikira zakira mu ruzu ugaturika mbese ibweye ugaturuka inyuma y'igihugu ariko wagera muri Kigali kakaguhera umugisha kakubwira ngo nzogeze izina ryawe. Birandenga cyane nkashima Imana. Hari ijambo yavuze ngo namwe yarabazuye mwe bwari bapfuye bazize ibyaha byanyu adukuruze neza aratwiyegereza. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko itajya yita kuri ibyo bintu. Ndashima Imana ko itajya yita ku buranga, itita kuri kavukire sha. Ubundi yita kuri kavukire ntago twakabiye kuba turi kuri mikoro tuvuga, ariko igidukuruzi neza ikagenda ikakureba uri igisambanyi. Ikintu nkundira Imana irimo kurambagiza ako kantu mukumve neza iyo Uwiteka arambagiza ntago areba. Reka twongere tubasuhuze nshuti na mukurikiye Icyumba TV aho muri hose, Aziya, Oceania, Afurika, Iburayi, Amerika, ndabapepeye mwese muraho. Namwe ni mumpepere mubyandike muri comment mutere haleluya. Ndabashimiye cyane ko mudahwema kudukurikira umunsi n'ukuri ntacyo mbashinza n'ukuri pe mutanga subscribe mugasharinga mugaha abashuti banyu mbese mukomeje kwamamaza umurimo w'ivuga butumwa ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Nta gikomeye imbere yawe ifata imisozi kayigira amataba, nta gikomeye imbere yayo ifata imisozi kayigira amataba. Ndabasuhuje cyane. Imana ibahe umugisha. Yesu arakora, ni umukozi w'umuhanga. Bino minsi ndumva mfite amashimwe, ndumva mfite ishimwe rinyuzuye umutima. Ikitarakora Yesu ntago ari byo byatumara imbaraga zo gushima, ntago igihe turimo ari byo byatuma twebwe tudashima ngo nubwo tubona isi yivumbugatanyije ngo nuko tubona ngo abantu bamaze kurushaho kuba babi, ntago ibyo ari byo byatuma tudashima Imana. Ahubwo uko bwije nuko bukeye uko iminsi ishira twebwe tugenda tubona neza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntago kuba abantu barimo kuba babi, umwana akica nyina, umugore agaca inyuma umugabo, mbese ugasanga abantu barimo kurushaho kugenda baba babi bagahinduka, ntago ibyo byari byo byatuma tudashima Imana. Ntago kuba bakuvuze, ntago kuba barimo kugukubitisha amagambo n'inkuba, ntago kuba abantu barimo kukurwanya umunsi ku munsi byatuma udahereza Uwiteka icyubahiro, ahubwo umunsi ku munsi tujye duhora dushima Uwiteka. No kuba waramutse no kubera Imana, ariko ubundi atari kubera Imana bakwica kuko imitego bagutega. Ariko hari umuvandimwe waremye ngo uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva, Imana nayo izibisibe. Ndashima Imana ko abantu mbese imitego bagutega, abantu bakakugenda bakakandika ngo we ntago uzashyingirwa. Turashima Imana ko igitanga abagabo, turashima Imana ko abantu bakaza bakavuga ati ubundi wowe dukurikije ahantu wavuye, dukurikije imiryango uturukamo nutera imbere niwe kamera nayo y'umuyenzi. Turashima Imana ko ibyo bintu byose igiye biturenza, ugatera imbere ukabyara ukagira abana beza b'ibizungerezi. Umunsi umwe kanongere mvuga aka kantu, mu rugo twakundaga kurya isombe, mbese twarayikundaga mbese, ariko impamvu mvuze ngo twarayikundaga nuko ariyo twabonaga cyane. Mbese igeraho mbese buri muntu bibaye too much, umuntu asa nkaho abirambiwe ariko nta handi hantu urajya, ukabirya ubyihata, ukabirya yumva utabishaka, mbese umuntu ku buryo handi uvuga ngo ugiye kubiruka. Ariko turashima Imana ko muri icyo gihe twasaga neza, tukaba abana beza b'ibizungerezi, bimwe bajya bavuga ngo ni ibipucuri. Wisiga glycerine n'amamesa n'ubuto abantu bakabona ngo niwe gakobwa keza sha abantu bakihuta baza kukurambagiza. Ndashima Imana ko icyo gihe Imana igikiturenza ukagenda ukiturikira zakira mu ruzu ugaturika mbese ibweye ugaturuka inyuma y'igihugu, ariko wagera muri Kigali kakaguhera umugisha kakubwira ngo nzogeze izina ryawe.
birandenga cyane nkashima Imana. Hari ijambo yavuze ngo namwe yarabazuye mwe bwari bapfuye bazize ibyaha byanyu, adukuruza neza aratwiyegereza. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko itajya yita kuri ibyo bintu, ndashima Imana ko itajya yita ku buranga, itita kuri kavukire sha. Ubundi yita kuri kavukire ntago twakabaye kuba turi kuri mikoro tuvuga, ariko igidukuruzi neza ikagenda ikakureba uri igisambanyi. Ikintu nkundira Imana irimo kurambagiza ako kantu mukumve neza, iyo Uwiteka arambagiza ntago areba ngo imico, ahubwo areba ingeso zawe. Yego, bwa busambanyi nibwo Yesu aza kurambagiza ashaka, bwa butinganyi nibwo Yesu aza kurambagiza ashaka, wa mwicanyi niwe Yesu aza kurambagiza ashaka. Kubera yaravuze ngo natwe abari bapfuye yaratuzuye, adukuruza neza aratwiyegereza, atwereka urukundo rudasanzwe. Mbibutse ko abantu bo bareba nk'abantu, abantu ubundi bari muri fiançaye bari kurambagiza, arabanza akakureba impagararo akakureba indeshyo, kariya hari ndabona ariko twaberana, akitegereza hasi ku birenge akagenda akagera hejuru, ati kuba nsumba tayari. Abantu benshi icyo kintu baragikunda, ati kuba nsumba, yego, ati kuba tureshya, kuba nyine ananutsemo, kuba atabyibushye nabi, kuba ateye neza. Niko abantu bakora fiançaye. Ibyo ni iby'abantu, ariko Kirisito umva ikintu areba, areba ingeso. Ayiwe, nicyo cyatumye ajya ku musaraba, buriya yari yatangiye kutubenguka. Mana ishimwe, ahura unterere, haleluya. Ingeso zacu nizo zatumye Yesu atubenguka. Mushimire Imana kubera ingeso zacu arizo zatumye Kristo atubenguka. Ntago ikintu cyatumye dukunda ngaruko tumeze neza, ngo turi beza, ngo dusa neza. Wapi, ubundi se twari kubikura heza? Ahubwo kuko asanze uri umusambanyi, kuko asanze uri umunyamagambo, kuko asanze wibera ku muhanda uri inzererezi, kuko asanze uri umujura ruhabwa, nicyo kigiye gutuma Kristo akubenguka. Umva akantu Yesu ajya agenderaho sha. Yesu yarimo kutubenguka, yarimo kurambagiza. Yesu yirebera ku bintu bita ingeso, ariko abantu sha imico. Hati uriya mukobwa ateye neza, arabyibushye neza, ndabona rwose petaye mwayene. Ego, abandi bakavuga ngo ni taille française. Nijye ngo nkubwire ngo abo ni abantu. Ibintu abantu benshi barebyeho bisi. Mana we, niyo mpamvu nkunda kuvuga ati hashimwe Yesu waduhaye gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Kubera ko yagize aritanga, aravuga ati uko byagenda kose kari agakobwa ngiye kugakunda urukundo rudasanzwe. Imana ishimwe. Aravuga ngo uko byagenda kose wowe ireba ukuntu wari mubi, ireba ibyaha byawe, ireba ukuntu wari ufite amahane, ireba ukuntu wari umugome Yesu akaguha Yesu, ireba ukuntu wagiraga umujinya kamere, ireba ubusambo bwawe n'ukuntu wari umusambanyi, ireba ukuntu byari byarakunyobeye n'ingeso zawe. Ariko Yesu iyo mico, izo ngeso nizo Yesu yaje gukunda, arangije arakubenguka, arangije gukuza ineza ye, arakwiyegereza, agushyira mu gakiza. Turashima Yesu, haleluya. Mumfashe namwe abari kuri kamera barimo kutureba, badukurikiye, abari hirya no hino, duhereze Yesu icyubahiro, kubera ko ibyo nibyo byatumye dukunda. Imana ishimwe. Turashimira Yesu ko ingeso zacu mbi arizo zatumye dukunda. Ariko Mana turagushimiye. Ese wowe, tugirane inama, ese wowe hirya no hino aho uri, ntago utekereza ubusambanyi bwawe, ubujura bwawe, ubugome bwawe, umujinya wawe, ubwibone bwawe, kubeshya kwawe hari byo bituma ucika intege? Ariko uyu munsi ndakwinginga usabe Kirisito agusubize ku isoko. Uyu munsi ndakwinginze usabe Kirisito yongera guhembure, akwambika imbaraga. Hari icyatumye Yesu agukunda, hari icyatumye Yesu akubenguka, hari icyatumye Yesu aza kugushaka. Iyo ngiyo yagira ngo akurokore. Abandi bagiraga ubugugu, ugasanga undi agira umujinya w'umuranjuranjuzi, ngo ntimvugirwa mushaka, abo yahita gukubita urushyi.
ariko Kristo akakureba akabona uko kuntu umeze, ubwo busambanyi uraramo hirya no hino mu marogi no mu mabare, akabona wazamuvugira bikaba byiza. Turashima Imana, akajya turokora, akareba akabona iyo nzara yawe n'ubukene, akareba wabibwira abantu bagahembuka kandi bakakira Yesu umwami n'umukiza. Turashima Imana. Imana ibahe umugisha. Tujye gusengera umuntu wese wumva ari mu rungabangabo, ibyaha byaramuheranye, yarabuze uko yihana, yarabuze uko yakwakira umwami n'umukiza, yarabuze uko yabohoka. Tujye kubasengera. Yesu yakubohora, Yesu yagutabara, Yesu aracyakiza. Bwira Yesu byose inshuti yawe, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, bakugira ubwoba kandi wirira. Umusozi uri imbere yawe uze kubaza ati mbese Zerubabeli we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Mana ishimwe. Yesu yakubohora uyu munsi ukeneye kwakira umwami n'agakiza. Ubwo busambanyi bukurembeje Yesu yagukuramo, bwo kwikinisha kukurembeje Yesu yagukuramo, ubwo buraya bukurembeje Yesu yakubohora, ako gahinda gakabije watewe n'imiryango n'igikomere cy'inkundo Yesu yakubohora, akagukorera igitangaza kuri uyu mugoroba, kuri iki gitondo Yesu yakubohora, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki turimo Yesu yagutabara. Ndakwinginze uyu munsi nuza kumva ubu butumwa uze guca bugufi ubwira Imana ati Mana ndi iki cyatumye unsigaza? Tubona abandi bapfa, ejo bundi Gogo aragiye, ejo bundi badore imbogo mwabonye bagenda, ejo bundi mwabonye ba Buravani mubona abandi n'abandi bagenda. Abo mvuze ni ibyamamare, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi yaba ari wo wa nyuma wari utegereje kumva buno buhamya ngo wihane ufate umwanzuro uve mu byaha, uvuge ati nanjye umunsi ndakijijwe ndamara maze. Ngwino kwa Yesu agutabare. Yesu ajya atanga agahenge, Yesu araruhura, Yesu afite imbaraga zo kugukiza nawe akakubohora. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge kandi tubasengere. Aho uri tanga icyifuzo, pfukama tugusengere, ca bugufi tugusengere, dusengane Imana. Uvuge ngo Mwami Yesu, ubisubiremo uvuge ngo Mwami Yesu, nari umwicanyi, nari umusambanyi, nari umujura, nari umubeshyi, nari umwibone, nari umusambanyi, nari umubeshyi, nari ikirara, nari inzererezi, nararaga mu bahungu. Mbese ugenda ubwira Imana ibyo byose ati Mwami Yesu uyu munsi mfatse icyemezo, Mwami Yesu ndabiretse, Mwami Yesu sinzongera gukora ibi byaha ukundi, ndakugarukiye, nteye intambwe nguhereje ukuboko, akira ikiganza cyanjye. Yesu arakubohora. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashyigikiye. Kadusenge Imana. Mwami Yesu, gitare gisumba amahanga uri Imana, ubw'ubwihisho bwacu, ubwugamo bw'umugaro, samba itarumba, turaguhamagaye Yesu, turakwinginze tubabarire uko tubonye kose. Ndagushimye ko ngiye guhamagara abantu bango baze bakizwe. Ndagushimiye ko utanze agakiza muri aba bantu badukurikiye Mana. Ndagushimiye ko utanze agakiza, ndagushimiye ko utanze agakiza, ndagushimiye ko utanze agakiza, ndagushimiye ko ubahaye agakiza Yesu. We ukaba utanze agakiza Yesu, abantu bakaba bahowe n'amaraso yawe, abantu bakaba bakijijwe bongeye kukwakira umwami n'umukiza. Urakoze kuzageza ubutumwa ku mpera z'isi, kandi data abantu bose bakazabohoka, ntibazarimbuke, bakazakira ubugingo. Urakoze kubw'imirimo n'ibitangaza byawe ari byo n'iteka ryose. Urakoze kudushyigikira kandi tuba hafi, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ushobora gukenera kuduhamagara, ushobora kwifuza ko twagufasha mu gusenga, ushobora kuba watuye ushaka gukizwa, ushobora kuba ushaka ubundi bufasha wabuze uko watubona. Reka mbahe nimero mwajya muduhamagaraho. Nimero zacu ni 078 43 79 376. Wampamagaraho cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp ni 0793111212. Izo nimero wampamagara cyangwa se ukanyandikira, hanyuma nkagufasha mu gusenga. Ushaka kuntumira, ushaka ko uza gutanga ubuhamya hano kuri channel yacu, twakwakira. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane kandi turabashimira umunsi ku munsi. Mujye mukora subscribe, musharinge ku bandi bantu, ijambo ry'Imana rigere ku isi yose. Dufatikanye kubwira abantu ko Yesu amara agahinda, abohora. Uzaba umfashije nukora subscribe, nubyumva ntugire ishyari, nubyumva ugateza imbere umurimo w'Imana, ukabanza kureba ahantu handitse subscribe, uzaba ukoze umurimo w'Imana nawe. Ubutumwa buzagera kuri benshi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Nakagaruka. Murakoze.